Ruhaya Nzovu buriya ngewe hari ibintu bijya binca ukabona umukinnyi avuye mu ikipe imwe agiye mu yindi, avuye mu ikipe agiye mu yindi, ukabona umuntu avuye muri APR agiye muri Rayon, undi akava muri Rayon akajya muri APR. Kimba nibaza icyo bashaka kikancanga buriya rwose. Nyine abashaka amafaranga nyine wezo mbari giti. Papi mwana. Ntekereza yuko ataba ari yo bashaka. Kuko ikipe baba bavuyemo ibihemba neza kurusha nayindi ikipe avuyemo. Ibihemba neza kurusha yagiyemo. Kandi ugasanga ari abafana, ari abayobozi, ari na bakinnyi bagenzi be bamukunda bitabo. Barase ko bwawe ko bumva babashaka. Bantekereza ko babashaka ibigwi. Ibigwi. Nari muri minsi nari mfite igikipe nakinagamo ariko nyine cyari cyarankororije. Nawe se umutozo umwe, abafana bamwe, amabendera amwe, ikibuga kimwe birabowatu. Ubukungano cyo wabonye ikipe ikurokita. Champagne. Ndayifite. Ariko nyine ndashaka kuyivamo. Ndashaka kujya mu yindi kipe. Nawanye igikipe cyiza. Umva. Nzajya nshera, nzayanca kuri 7, 11 cyangwa nzayanja kwata kamereye ku 9 cyangwa 10. Sinzi. Akaruhaye mu ndakumva. Nyabona mu cikibu. Iyo uri kuvuga no babi iracurikiranyije. Vuga, ese ni kuki ushaka kuvuga buri. Reka mbivuge. Urabona nahuye ejo ubundi sinajyaga nari maze igihe rwose naca inyuma rose. Hari amazi iminsi myinshi. Ariko ejo bundi nanyuze hariya mura n'igikobwa gicumbitse kwa Rudoviko. Umva. Kwa Rudoviko. Kwa Rudoviko. Hari igikobwa ni Bobine. Urumva? Ngo Bobine. Bobine ni giki? Sha nabyo sigine. Ariko mutime yasharuhaye. Ntari. Ngo Bobine nyine. Ese Ruhaya witwa nde? Arambwira. Ese ukunda kujya mu kibuga? Ati cyane ariko wambaye inkweto. Nkweto. Ese ni panufure, ni DH cyangwa ni boti? Ngo ariko igihe wakomereje kumbariza ngo kuzi mu kujya mu kibuga ntago ushobora no kumenya inkweto bajyana mu kibuga. Ubwo dio ntazuzi. Nkanagozwa amaso. Ngo dio se tubwirwe ni. Ubwo biba biracanze. ndabiye mu magambo. Kijyavaga Duko. Ninda kazi. Uko mba ndirukaza. Ngo rero agenda uzagaruke wamenye inkweto ugiye gukina n'ikibuga ugiye gukiniramo n'ikipe ukina nayo. Kurumva toroshera. Ndavuga shaho. Genda ubwo ngubu. Nuko. Nibwo rero nyigenda. Nyiri mwabagabo. Biriwe shaho. Kamera jaje. Nazo ko muri mukunda. Ntago turi kuguseka. Iko kido. Yo. Kombora uje ukunda gukina imipira. Ntago wandajyana umuntu yagura gute. Gute yose izingize bakinisha umupira mu kibuga. Ari cyara. Aha. Ako rero none se buriya aho mariza ashingiye business. Buriya ntiyaba dufitemo. Cyangwa se none mwasanga nta n'uduhari. Ukareba kanyana kuko asigaye akora n'urubyiruko ntabwo yatufona ndabizi. Abantu ko ari ntabwo bavura ibyo bintu. Bari ese wenda umuntu yapfa kubabaza. Ubwo se aho umuntu atubuze. Atubuze nyine. Abajya no gushakira mu bandi bacuruzi bose. Soko se. Ariko se ubundi ariko no kwa Rozo bajya nabo bajya kubaza. Nta mugani kwa Rozo ni tubaye buri. Ariko muri abasazi. Ubwo se ngiye kubaza Roza agakingirizo akakabaza nasobanura ngo aho muziko muri abagome. Ngiye kumuca inyuma. Noneho ngiye kumubaza n'agakingirizo. Umuteza ari imbere nyine. Aho barakanje kubaza kwa Mariza nayo byo muri bone bonyi. Mataze imbere. Atatu yegamiye hano, je ndushe guhagarara. Utageze
tureka abona godiyo reka tube dutegereje Ruhaya tureka azana godiyo nuko nta bushobozi araba zifite aya bari kakeye hari cyane mwamucuruza ibyo nayo hanyuma se hari uko mwamucuruza godiyo wambara kangahe reka teka agakingirizo nta karimo ese wowe uriyo kukanwa umuntu ukavuga wowe mwagiye mugira ni wa godiyo ntazirimo nibura kuko ndabwiriwe ko ihangane ujye kurema amani wa butike uratura ntacyo reka ngende sha mwabagabo nyiribyago imbwa ziramwonera godiyo urazibonye ndazibuze burangiye uzibuze ngiye kwa mariza ndazibuze no kwa kanyana naho ndazibuze none reka nkwereke reka dutume nuza kidobya ajye kwa Rose ko ari gori yo mugani mwana uzamenye ko ari wowe ushaka uzishaka kare akakwa urabona katari kugenda imana ikabobina neza kari akaraza kuba ikibuga baraza gukiriramo vuba Ruhaya ngenda kora aho uri mu marembo ya Rebo ari gukomanga ku muryango mwana ungana kuriya ne gukomanga kuri Rebo mwana iri kugenda ikabobina urubuga bya bizakora mwana mirwe kuko guruka urumva ugende nyine nta muntu wanjye hari ushaka kutimba mbese ko nzijyare cyo kwa Rozano ariko ngenda aho ihute mwana ihute sha wenda yewe je Ruhaya pinyuka nuba gakingirizo Ruhaya ande mukorera gashye nawe nge ndarutwika ku buryo abana karwara n'umuriro ahubwo reka nihute rero nako bigido ni kwa keze gukingura yani bwo nyagera ariko nta kibazo naze mufashe iki Uriye kugira dukingirizo ninde ukagutumye uriya mugabo yarantumye dukingirizo uriya si Ruhaya mumbwira ze hano godiyo urazibonye kare ahubwo rero arambwiye kugenda gakubwiye iki kugenda kubwira rugari kanu nese urabimubwiye umuntu se nyine ngewe arabimbajije ariko atari ngiye abishaka nyine urimbwa ubu mwana ngasengwe no mwana sekatari nyine se godiyo uzanyana mugere mwenyine godiyo zonyine dushora abagabo bangahe nyine nabishakaga ariko rona ari nkwitabye Ruha agakingirizo ushaka nako gukora iki shaka kubanga umupira amake umupira yego ubwo ibyo uvuga ni ukuri